Igihe cyose waba ufite ububabare bw'amenyo bitewe n'ikibazo amenyo yawe afite, ugafata clove ugahekenya gakeya. Roger Pamplona we yagiye avuga ko akenshi iyi clove ari imwe mu miti ikomeye cyane yifashishwa mu gukora indi miti ivura amenyo. Clove igira ikintu cy'umwihariko kiyibamo cyitwa egeno. Ushobora nabwo gufata nk'agafu kayo ukagenda ukagahomera hahandi kuri rya ryinyo ryacukutse. Ibyo birarifasha cyane, ukaba warigenderaho iminsi. Rero igihe ufite bwa bubabare bwinshi cyane, ujye ufata ino clove uyikoreshe. Wayikoresha uyihekenye, wayikoresha nk'icyayi, wayikoresha mu mazi, haba mu kunywa no kuyoga. Ya myuka yose iri mu mara iragenda ikaba yasohokamo, noneho zikajya zitungwa n'amaraso. Ni hahandi ujya usanga umuntu arya, ariko ibintu ari kurya ukabona ntabwo biri kumugera ku nzoka nk'uko abantu bajya babivuga. Ukurikije umumaro wa clove, ugashyiraho n'uwateye, ukabiteranya, noneho ugashyiraho n'ubuki, icyo byakumarira, icyo byatanga. Ndabasuhuje, tugiye kureba ufashe clove buri munsi ukajya uhekenya agaclove kamwe konyine. Kiriya kirungo ntabwo kigombera ibintu byinshi cyane. Ni ikirungo usanga wagikoresha mu biryo, wagikoresha ari cyonyine, wagikoresha mu mazi, kirakora, wagikoresha mu cyayi, kirakora cyane. Twakoze ikiganiro cya cloves kiriho, ugikeneye hano kuyicano wagisangaho, wasubira inyuma ukajya kureba cloves icyo twayivuzeho. Ariko none ntabwo turi bugisubiremo, ahubwo tugiye kureba noneho uramutse ubikoresheje ari agaheke kamwe gusa umumaro byakugiraho. Noneho nyuma tunarebe uyivanze na teyi cyangwa se rosemary bizwi nka romare, icyo cyayi ukajya ukinywa nacyo umumaro cyakugiraho. Ukurikije umumaro wa clove, ugashyiraho n'uwateye, ukabiteranya, noneho ugashyiraho n'ubuki, icyo byakumarira, icyo byatanga bitandukanye nuko wakoresha kimwe muri byo. Rero iyo ufashe izo mbaraga zose ukazihuza, nazo ubwazo ziragenda noneho zikabyara umuti w'igitangaza, umuti urinda, ukavura, ugakora ibintu neza kuri gahunda, nta kindi kibazo ushatse kwiteza. Uburyo ki ushobora gukoresha iyi clove ni uko wowe buri munsi ugiye ufata karaga cloves kamwe ukakarya, ukagahekenya, wagatinza mu kanwa, wahita ukamira. Ukabikora wenda rimwe ku munsi, ukabikora iminsi 7 ikurikirana. Noneho nyuma yayo ukajya ubikora 2 cyangwa se 3 mu cyumweru, ugakomeza bitewe n'uko ubishaka. Clove igira ikintu cy'umwihariko kiyibamo cyitwa egeno. Hari aba dogiteri cyangwa se abashakashatsi ku bijyanye n'ibimera ariko bifasha mu buvuzi, bagiye babivugaho mu buryo butandukanye. Aho nk'uwo bita Roger Pamplona we yagiye avuga ko akenshi iyi clove ari imwe mu miti ikomeye cyane yifashishwa mu gukora indi miti ivura amenyo. Nubwo nta muti uvura amenyo, ariko hari imiti iyarinda kwangirika, noneho hakaba n'imiti iyagabanyiriza ububabare, cyane ko haba n'imiti noneho iyakesha ikakuramo amabakteri aza mu kanwa, noneho akaba yakwangiza amenyo. Rero iyo ukoresha ino clove bikurinda cyane kuba wagira uburwayi bw'amenyo, cyangwa se izo bagiteri z'amenyo zikaba zakwatakira amenyo, none amenyo yawe akarwaragurika, akazamo amafumbi, akaba yacukuka, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kubera ko ibitera amenyo byo ni byinshi, ariko ibishobora kuba byayafasha bikayarinda ni bikeya, harimo n'iyi clove. Igihe cyose waba ufite ububabare bw'amenyo bitewe n'ikibazo amenyo yawe afite, ugafata clove ugahekenya gakeya, gake witonze, igatinda mu kanwa ho gato, washaka noneho ukanabimira. Ibyo ngibyo ubwabyo biragenda bikarinda buriya bubabare bw'amenyo. Ikindi, nko ku bantu bafite amenyo yacukutse, kumwe agenda agacukunyuka cyane, ushobora nabwo gufata nk'agafu kayo ukagenda ukagahomera hahandi kuri rya ryinyo ryacukutse. Ibyo birarifasha cyane, ukaba warigenderaho iminsi mu gihe utarabona uburyo ki ushobora kujya kwa muganga
kurikuza cyangwa se bakaba bagira ubundi buvuzi barikorera. Kubera ko iyo turi kuri ubu burwayi bw'amenyo, buriya habaho kwitonda cyane, no kwa muganga ku ba dentiste ntago bajya bapfa gufata icyemezo cyo gukura iryinyo, kubera ko hari ukuntu amenyo afitanye isano ukuntu n'imikaya, noneho hari amenyo rero ashobora guteza ikibazo baramutse barikuye, bikaba byatuma n'ubwonko bwangirika. Noneho bagafata icyemezo bakavuga ko kugira ngo barikure ahubwo bagomba kurigoragoza aho kugira ngo barikuremo ribashe kuba ryakwica cyangwa se ryaguhitana. Rero niyo mpamvu ugomba kurinda ubwo burwayi mbere y'uko bubaho, kubera ko nta wundi muti w'iryinyo upfa kuboneka keretse kurikuza no kuribungabunga wowe ubwawe. Ibyo ugomba gukora byo kuririnda ukaririnda. Ibi turi kuvuga ku menyo nuko ari imwe mu ndwara iremereye abantu, ari imwe mu ndwara yatatse urubyiruko cyane, aho usanga ubu ngubu bigoye cyane kuba wabona umuntu ukiri mutoya udafite ikibazo cy'amenyo. Kandi ibyo bibazo by'amenyo biba bigenda bituruka ku bintu tugenda dukoresha byangiza amenyo. Noneho rero bigasaba ko byibura ibi biganiro cyangwa se n'indi miti yose yafasha kurinda amenyo y'umuntu biba ari byiza, biba ari ngombwa ko umuntu agomba kuba yabyitaho, noneho agatangira kubungabunga ubu burwayi bw'amenyo bushobora kuba bwamwataka akoresha n'iyi cloves turi kuvuga, na za tungurusumu twagiye tuvugaho, n'ibindi byose tugenda tugaragaza ko ibyo bintu birinda amenyo. Iyi clove si ikora gusa ku burwayi bw'amenyo, ahubwo yo ubwayo ikora nka painkiller. Painkiller ni imiti igabanya ububabare. Niyo waba uri kuribwa mu ngingo cyangwa hari ikibazo kindi ufite gituma uribwa, ushobora kuba warwaye malaria kumva umutwe uramenetse cyane, ushobora kuba urwaye impyiko kumva uri kuribwa cyane, uruhago rurenda guturika, cyangwa se impyiko ziri hano inyuma ku mugongo. Ushobora kuba urwaye amara ukumva uri kubabara cyane, uri gutaka bikagucanga. Ushobora kurwara hypertension, ushobora kurwara diabete. Izo ndwara zose cyangwa n'ikindi kibazo cyose wagira kigenda kikagutera ububabare, kubera ko akenshi buryo umuntu ajya amenya ko arwaye kubera ko yababaye. Rero igihe ufite bwa bubabare bwinshi cyane, ujye ufata ino clove uyikoreshe, wayikoresha ihekenye, wayikoresha nk'icyayi, wayikoresha mu mazi, haba mu kunywa no kuyoga cyane. Noneho mu kuyoga iyo wavanzemo na romare, ibwo bubabare buragenda bukagabanuka, byibura ugasigara utari kubabara cyane cyangwa se utari kuribwa cyane. Aka gaheke kamwe konyine kayo ka clove ugenda ugakoresha kifitemo noneho n'ubushobozi bwo kwirukana ya gaze ibiri mu gifu, igenda igatuma igifu kikurya kikabyimba. Kubera ko buriya ushobora kubona iyo umuntu ariye ugenda ubona inda ibyimba. Suko ibyo uri kurya biri guhita bijya mu nda, ahubwo igifu cyo kigenda gisa naho cyihaga, noneho kubera ko kiryamye hejuru y'amara, bigatuma noneho mu nda ubona inda ibaye nini. Mu by'ukuri suko biba byahise bigera mu nda, ahubwo ni igifu kiba cyagiye kisa naho kirekura, kikagenda kirekura, noneho bigatuma kiryamira hahandi kumara cyangwa se mu nda, noneho ukabona mu nda habaye hanini, ariko ubundi ntago ariho igifu kiba kiri. Rero hari abantu bajya barya ibiryo bigatinda mu nda, si no gutinda mu nda gusa, ahubwo akagubwa nabi, akagugara, kumva mu nda hari kumurya, haramubangamiye. Iyo ukoresha iyi clove, ukoresha aka karungo, biragenda bigatuma noneho bica mu gifu bikagenda neza, yagera mu mara naho amara agakora umurimo ashinzwe kuba yakora, kandi noneho ikanakuramo n'umwuka uri mu mara, kubera ko hari uburwayi bwinshi cyane bugenda bugatera amara, cyane cyane bitewe n'ibyo umuntu yariye cyangwa n'uburyo yabiriyemo, bikagenda rero bigatuma amara agubwa nabi, amara akamera nabi, ntabashe gusohora umwanda nk'uko bikwiriye, ntabashe gukora umurimo wose ashinzwe gukora nk'uko bikwiriye, cyane ko no mu mara hajya habamo n'inzoka zigenda zikabamo zikanyunyuza utuntu dutandukanye umuntu agenda ariye twakamugiriye umumaro, mukabigabana. Igihe ukoresheje iyi clove, ya myuka yose iri mu mara iragenda ikaba yasohokamo, noneho umuntu agasigara
ameze neza, na ya gaze yo mu gifu ikagabanuka, noneho ugasigara umeze neza. Kuri icyo cy'inzoka cyo twagiye tukivugaho mu biganiro bya tungurusumu, nakomeza no kubivugaho, ariko ubundi niba ushaka gutuza, niba ushaka kumererwa neza ukivura inzoka, ugomba kwirinda aho zituruka nubwo utahafunga hose, kubera ko inzoka ziva ahantu hagiye hatandukanye harimo no mu mwuka, ariko cyane cyane nyinshi zinjirira mu mwanda, byinjiriye mu kanwa, mu byo twariye n'ibyo twanyweye. Noneho rero ibyo byose iyo bigiye bikajya mu nda, biragenda bigatezamo akajagari, hakabamo izikuriramo, hakaba n'izigenda zigaca mu mara, zikava mu mara zikajya mu mwijima, zikava mu mwijima zikagenda zijya ahantu hose hari umwenge, noneho zikajya zitungwa n'amaraso. Ni hahandi ujya usanga umuntu arya, ariko ibintu ari kurya ukabona ntabwo biri kumugera ku nzoka nk'uko abantu bajya babivuga. Biba bishaka kuvuga ko ibyo urya, ibyakakugirira umumaro, byakagira umubiri wawe umumaro, hari ibindi bintu biri muri wowe bikonsoma bya bindi, nk'ibyo ngibyo binywa amaraso, nk'ibyo ngibyo birya vitamine. Ibyo byose rero iyo dukora ibi biganiro aba ari ukugira ngo wumve ko nta kintu gipfa kwizana gutyo gusa, ahubwo nawe ari urugamba uba ugomba gutangira ubu ngubu, ukirinda kandi ukirindisha ibintu ubana nabyo, ukagira n'uburyo ki ugomba kubikoresha mu buryo bwiza. Niba ari iyo tungurusumu ukayirya neza, ukayikoresha neza, apana kuvuga ngo urayiteka gusa, ngo urayigira ikirungo gusa. Niba ari clove niwumve kuri bishyire mu nyama, niwumve kuri bishyire mu bindi biryo, mu mbaga, cyangwa se kuyihumurisha n'icyayi n'ibindi byose, oya. Ahubwo ibyo ngibyo bikore, ariko unarenzeho noneho no kubikoresha ari umwimerere, kugira ngo birusheho kugufasha ugubwe neza.